Turabasuhuje abadukurikirana ku ABAHETSI official, reka tubabwire ngo amahoro y'Imana abane namwe. Mwebwe muri mu bihugu bitandukanye, muri Amerika, muri mu Bufaransa, Imana ibashigikire kandi Imana ibambike imbaraga. Turabasuhuje rero abantu bose bari mu bihugu bitandukanye, reka tubabwire ngo ineza y'Imana ibane namwe. Reka tunyarukire mu gihugu cy'u Rwanda, tubabwire ngo amahoro y'Imana abane namwe. Reka tujye mu majyaruguru, mu majyepfo, mu burasirazuba ndetse no mu burengera bwaryo, reka tubabwire ngo amahoro y'Imana abane namwe. Reka tubwire abababaye, abafite intambara, ibibazo, ibigeragezo, abarwayi, reka tubabwire ngo nimwihangane kandi mukomere, haracyari imbaraga z'Imana kandi Yesu afite ubutwari n'ubushobozi bwo kubasha gukiza abababaye. Hanyuma rero nge uri kuri mikoro nitwa Zeringa Christina, turi kumwe n'umukozi w'Imana. Uraho neza? Uri amahoro? Ndashima Imana. Imana irakurinze? Irandinze. Imana ishimwe. Amen. Ndabona hari umuvumbi bimeze nabi, wowe urabibona gute? Ni ngombwa ko umuvumbi ugomba kuba, kandi ni igihe cyawe ahubwo ntiboneka. Okay, ndabona ubwiza bw'Imana bukuriho. Nkorana nabwo. Urakoze cyane. Hanyuma rero reka tukwakire wibwire ABAHETSI official uko bwishe nuko bukeye, tugenda twunguka. Amen. Yego. Imana ibagirire neza, murakoze cyane kongera kungirira icyizere kugira ngo nze kubana namwe ABAHETSI official, tuganira ku bw'ijambo ry'Imana. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Amen. Hanyuma reka nkwibarize, muri iyi minsi isanga aho bari gufungura insengero, urabibona ute muri iyi minsi? Ntabwo zari insengero bana. Ni iki? Ntabwo ari ugufungura, ariya ni amareshya mugina. Urongera ijwi? Ntabwo ari ugufungura isengero, kuko urusengero rwubatswe n'Imana. Nta mwana w'umuntu wubatse urusengero, kandi urusengero rw'Imana iyo rwafunzwe ntawe urufungura, kandi nanone ikindi iyo ruriho ntawarufunga. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Bivuga ngo nta muntu ushobora gufungura urusengero rw'Imana. Hanyuma rero Pasiteri, njya nkunda kumva ngo uri muri Pasiteri, bagusengera ryari, bakwimitse ryari? Ukunda kumva noneho nge baransengera, nanasengerwa. Hari umunyamabanga wa ADP muri 2013 hariya kwa Rwigamba iyereka, bansengera ku bumisiyoneri, umwigisha. Njye ubundi ndi umwigisha w'ibyanditswe byera. Yego. Hanyuma Pasiteri, njya mbona abantu benshi uko bahamagawe, ko njyemba mbona mbese ufite umuhamagaro utari uwo muri ADP. Ntago bashaka ko mubwiza abantu ukuri uyu munsi wa none. Kubera iyo uzi ubwiza abantu ukuri, reka nkubwire, njye ndebera kuwambanjirije ari we Kristo. Najya mu bahamya nkarebera kuri Eliya, nagenda nkarebera kuri Yohana Umubatiza, nanyaruka nkarebera kuri Stefano, nagaruka nkarebera kuri Stefano. Abo bose bampa imbaraga zo kugira ngo nkorere Umwami Yesu. Hari ahantu nigeze kubona ikiganiro, mbona uhanura ibintu bikomeye cyane. Ndavuga turiya mugabo rwose, uriya mupasiteri ntago mbizi. Hanyuma rero Imana iguhe umugisha. Bivuga ngo muri iki gihe abantu bari guhanura, ngibyo uri guhanura nibo bakeya. Hanyuma rero ABAHETSI official, urakoze cyane. Reka wowe utarakora subscribe
ndetse like ndetse na comment. Reka tugusabe gukora subscribe, like ndetse na comment, kuko iyo mwaduhaye comment cyangwa se mukadukora subscribe muba mudufashije kwamamaza ivuga ubutumwa. Iyo mwaduhaye comment tumenya ibyo mwashimye cyangwa se ibyo mwagaye tukarushaho kubihindura. Imana ibaho umugisha. Reka tugusabe usenge Imana hanyuma uvuge icyo Uwiteka Imana yagutumye. Izina rya Yesu uduhamagaye kandi uduhaye kubaho mu butware bwe, ubwami bwo mu ijuru bumanuke bubane natwe kandi udukomeze, ndetse ukomeze mwame n'abari hirya no hino turi kumwe kuri uyu murongo wa channel official. Rero ukomeze kwigaragaza muri byose. Gusenga ni ukwacu no gusaba gukora no kwawe. Umwuka yarakomeze kuganza mu izina ryawe Kristo. Amen. Amen. Tuguhaye ikaze. Amen. Urakoze cyane. Ijambo ngiye kuganiraho cyane ni abakobwa uburyo bariyica. Abakobwa uburyo bariyica. Umugambi baremewe si wo bari gukoreramo, ahubwo bari gukorera mu mugambi wa Antikristo. Ubundi umukobwa cyangwa se umugore yaremewe kungura umuryango. Umuryango kungura umuryango ni ukuvuga ni urugo n'abazamukomokaho. None ahubwo ubu babaye kizwi na bose. Bivuga ngo rero bari kurwanya umugambi w'iki w'Imana. Ariko niba bashaka kuba mu mugambi w'Imana, nibahagarare mu ijambo Imana yavuze. Satani benshi bibwira yuko ari iriya nzoka sineke. Oya, sineke Satani yayijemo rimwe aje gusenya urugo Imana yari yubatse. Ubu rero sineke ni umuntu ushaka kuba umuntu mwiza mu by'Imana, ariko yarangiza akagaruka akaba na mubi mu isi. Rero niyo mpamvu dukwiye guhagarara tukaba abagabo nyabagabo. Igituma bivuga mu itangira ry'irema, umuntu yarabereyeho kunezeza Imana, ariko arangiza ateye Imana agahinda. Rero ndagira ngo mbabwire bene data nshuti zanjye, nimugaruke ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, cyangwa se mubaririze inzira za kera, kugira ngo mwirinde kugumya gushingura imbago. Kuko umuntu uri gushingura imbago wese, Uwiteka nawe aje kumushingura. Rero niyo mpamvu mbabwira ngo hahirwa, Bibiliya ivuga ngo iki? Hahirwa uwihangana, kuko hihangana uriho kandi hababara uriho kandi hakira uriho kandi hapfa uriho, hazazuka uwabayeho kandi wanapfuye. Ariko twe ntidupfa, tuzarama. Amen. Kugira ngo dutekerereze imirimo Uwiteka agirira abantu. Rero nshuti zanjye, abasore nabo babuze ubwenge, bibagiwe inshingano, nabo bameze nk'aho bameze nk'ibicamuke. Ariko igihe kirageze ngo mwisubireho, kuko umuntu wese utisubiraho aricira witeka. Ntabwo Kristo yaje guciraho abari mu isi iteka. Oya, nta nubwo bibaho, ahubwo umuntu arangiza ari we wiciriye witeka. Rero icyo dusabwa, mugore, iki ni igihe cyo kubaka urugo rw'Imana, kugira ngo Imana nayo ikwamamaze mu bisi. Kandi nutubaka urugo rw'Imana nayo ngo ikwamamaze mu rugo rwayo hano mu isi, mu ijuru se yakwamamaza ite kandi waranze kuyumvira uri mu isi? Irinde kwishushanya, irinde kwifata nk'ab'iki gihe, ahubwo ugende nk'umunyabwenge, wirinde kugenda nk'utagira iki ubwenge. Hari abantu nabo bajya bavuga ngo Yesu ngo ntiyabyemera, ngo cyangwa Imana ntiyabyemera. Irabyemera. Iherutse gutuma umuhanuzi wayo Hoseya bagenda arongora umugore wa maraya, kandi bizi ko ari maraya. Aravuga ngo nge sinshobora kumurongora nibibaho ngo nta nubwo nanabana nawe. Uwiteka aramubwira ngo niwanga kunyumvira ngo ntacyo uraba ukimaze. Hari ibyo dukora ku bw'itegeko ry'Imana kugira ngo ihabwe iki? Icyubahiro.
amen. amen ibiri kukubaho ndagira ngo nkubwire si intambara, ahubwo yasohoye ibintu kugira ngo yinjize ibishya. kandi ikindi ndagira ngo nkubwire ngo iyo isohoye hari biba bigiye kwinjira. yego urababara, ariko nubwo ubabara menya ko yavuze ngo nzagutabara ku munsi mubi, kuko umunsi mwiza uba wihagije. mbese ubwo ibiri bugutabare iki? umunsi mwiza yo wihagije, ahubwo ibije kukugerageza nayo kugira ngo urebe ko ibyo wasezeranye nayo byasohora. amen amen rero Hoseya arangije aramurongora, aranabyara, anageraho aranahukana, arongera amubwira ngo jya kumucyura. icyo gihe rero Uwiteka yari ababajwe n'iki? na Isirayeli n'abayuda kubwo kutamwumvira. n'iki gihe rero Yesu ababajwe n'abayuda, ababajwe na Isirayeli, ababajwe n'abanyarwanda, ababajwe mbese n'isi yose kuba batarimo kumwumvira. ariko ngo abamwumvira azabahaza uburame kandi azabaha n'ibyiza byo mu ijuru. kandi erega ni inyungu zawe. amen. kuko indwara z'ibyorezo ntawe uzahurira nazo. ikindi cya kabiri, ibyago n'amakuba ntibizaza, kuko aherutse kuvuga muri Zaburi ngo uzatemba itoto n'ikakama nawe waba uri umusaza, kuko uzaba waririnze muri byose. amen. nayo ikakurinda mu busaza no mu bukecuru. rero Yesu abereyeho gucungura abamwumvira no kubabarira abatamwumvira, ariko bakwanga kumvira baganwa nuko batumviye, ariko abumvira bagahazwa ibyiza byo mu ijuru. amen 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 rero mube maso, twirinde, duhagarare mu kuri, kandi ikindi tugendere mu butware bwa Kristo. munsi y'ijuru no mu ijuru nta rindi zina umwana w'umuntu yahawe gukirizwamo, ibindi byose ni inyongera. mu isi no mu ijuru nta kindi twahawe gukirizwamo kereka Kristo wenyine, ibindi byose ni iki? ni inyongera. amen amen haleluya. amen bamaso muri byose, kandi Uwiteka agurinde, aguhaze ibyago urimo. nakubwiye ngo kuba wambaye ubusa, kuba bakwibye, kuba bakunyaga, kuba ko batakwishize, nuko hari umugambi mwiza Imana igufiteho. haleluya amen haleluya. amina rero Uwiteka abagirire neza kandi abishimire. reka mbabwire n'ikindi, umupira warengeye niho warenguriwe. umupira wasenyukiye ku mugore n'umugabo, urongera uragaruka wuzurira ku mugore n'umugabo. iyo mpamvu iyo tuvuze ngo Imana ishobora byose, haleluya, amen niyo mpamvu yaje rero gutabara uwari wageragejwe, wanezezaga Imana ku mafu ya nimugoroba. rero ntabwo yari kumuhomba, cyakora Satani we yarahomba. ikintu asigaranye gusa ni ukwangiza. ni ibintu bitatu: kwica, kwiba no kurimbura. niyo mpamvu mubona urubyiruko ruri kurimbuka, niyo mpamvu mubona abagabo bari gusenya ingo, niyo mpamvu mubona abagore bari gusenya ngo Imana yababwita. Imana si isenya urugo, hoya, ntago bibaho. Imana ikomeza urugo, ntibibaho. Pasiteri ukiri aho ngaho, urabizi hari abantu benshi bagenda bavuga ngo Imana yababwiye ngo bakore amadevurusi, ngo umugore ngo suwe. Andibaza, umugore ntekereza ko Imana ibikubwira utaramurongora, ariko iyo mwamaze kubana duhe inkuru y'impamu. icyo ni ikinyoma. ntabwo Imana isenya urugo, ahubwo umuntu niwe wisenyera urugo. hari ahantu urabisoma se ko yasenya urugo? Imana urugo rusenyuka kuko ari wowe urusenya. none ibi biva hehe? ibi biva kubwo kudaca bugufi ngo umuntu yumve. nk'ubureka ngo urugero Vashiti, utiriga umbaza byinshi, tujye muri Bibiliya. umwami yaramubwiye ati, ndagira ngo uze nkurate mu bagaragu banjye n'abikomangoma. arabana we ngo araba mu bagaragu be b'abagore
b'ibikomangoma n'abagorekazi bituma yica ku ngoma. Iyo ni Imana yamucekwa cyangwa nuko atumviye? nuko atumviye. Esiteri rero wumviye witwaga Hadasa bakamuhimba izina Esiteri, niyo wagombaga kurujyamo kugira ngo Imana yerekane imbaraga zayo. Niyo mpamvu iyo tuvuga ngo ishobora byose, nuko hariho hose Imana yihesha iki? Icyubahiro. Iyo yimye icyubahiro yirakiha kuko ni icyaha, kandi iyo yihesheje icyubahiro nawe uba wungutse ikindi cyubahiro. Amen. Amen. Rero niyo mpamvu nge ngomba kubwira abantu ukuri, kandi ikindi mpamvu mbabwira ukuri nuko iyo uvuye mu byaha ubizi neza ntabwo ushobora kubintera mu rushinge. Rero niyo mpamvu mvuga ukuri kwiyamamagaye. Abanyarwanda niduhagarara mu kuri ntabwo ari twe tuzubaka amateka, ahubwo amateka yaziyubaka mu izina ryande ry'uwature. Ikibazo dufite ni kimwe gusa, dukurikira indyarya kurusha gukurikira ukuri. Buriya ari uburyarya Yesu yihesherezamo icyubahiro, ari n'ukuri Yesu yihesherezamo icyubahiro. Rero Esiteri amaze kurwinjira, Morodekayi nawe atangira kwihenura, arangira avuga ngo arashaka icyubahiro nk'icy'umwami. Morodekayi aranga, Hamani ashaka kugira ngo Morodekayi amupfukamire. Ntibibaho rero, ntabwo umuntu wamenye Imana apfukamira umunyabyaha. Oya, iyo wagiye gupfukamira umunyabyaha uba warangije nawe kuba umunyabyaha. Bisabwa ngo ugendane nawe ariko wirinde imbaraga ze, kuko turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Kugira ngo ushake amahoro ugomba kumupfukamira, ukamusaba imbabazi, ukamubwira ati rero mbabarira. Imbabazi nuko wari umufiteho ububasha kuba utamuvumye ubwabyo, kubw'ubutware uhabwa n'ijambo. Burya imbabazi wazimuha. Kubw'ubutware uhabwa n'ijambo na Kristo. Ariko birimo, kuko hari abavumana ntabyo barimo. Mperutse guhura n'umuntu wigize anyobora, arangije arambwira ngo ese nguraho, ngo yego, ngo none se nguratogota nk'uko ntogota? Ndamubwira ninjye ntabwo ndi inkono hatogota inkono, ninjye mvuga ijambo rya Kristo wampamagaye. Ahita aceceka. Ariko nawe yari umukozi w'Imana. None si Imana yoye ko nakubwiye ko yiheshereza icyubahiro muri byose, kuko ariyo byose. Kuba uri gukiza abantu ariko wowe upfa ntibiyibuza kupfa. Mbese ubwo muri make hari ibyapa biyobora abantu ariko byo bigasigara aho bigize, aho bishinzwe kurangira abantu inzira. Nk'uko inkono iteka ibiryo ariko ntibirye bikarya abandi. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Nk'uko ubona uwabitetse burya nawe yarya ntabwo amenya ko biryoshye. Ibiryo bimenywa ko biryoshye n'uwabiriye. Gute Pasiteri? Amen. Gute? Ugushimira ko byaryoshye nibwo umenya ko watetse ibiryoshye. Ariko igihe wabitetse bitewe n'uriya mwuka na biriya byunzwe babize, ntabwo umenya ko biryoshye. Yibura umenya ko biryoshye umaze gutuza wicaye hamwe ubiriyeho wumvishe uburyo bihoze. Hariho bavuga ngo akungo gakuze karyoshye iki? Imboga. Ntabwo buriya umwana wamubwira urugo atarubaka urugo ngo abimenye. Ntabwo umusore wamubwira urugo atarubaka urugo ngo abimenye. Ariko nkawe urugo ubuze icyo ari cyo. Uzi ibyo wakwica, uzi n'ibyo wakiza. Bivuga ngo umwanzuro uri muri wowe. Nje nzi ibyo nakwica, nzi n'ibyo nakiza. Bivuga ngo umwanzuro uri muri. Rero nitutabera abana amaso barapfa. Niyo mpamvu bisabwa rero gushishikara, tugashira umwete, tukagira ukuri.
aho bakuzi n'aho batakuzi. Nguko gukizwa, nguko gukizwa. Amen, 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 haleluya, amina. Yesu wibuke ko bamusenyeye mu mugore, kuko umugabo, Imana ikunda umugabo, ntabwo Imana buriya ikunda umugore, kuko umugabo n'umugore ni umwe. Ariyo mpamvu ngo icyo Imana yateranyije ntihakagire ugitandukanya. Imana ntabwo ikunda umugore. Umva uburyo imukunda. Icyo yateranyije ntawe ugitandukanye. Burya Imana n'umugore ni bimwe. Umugabo ni umutwe, umugore ni umufasha. Imana niyo mutwara hejuru ya byose. Amen, amen. Rero abantu bari kubaka inzego nabi bigatuma bisenya. Ariko nitwubaka uko Kristo yubatse, tuzarya ibyiza byo mu isi, niturangiza tubone n'ubwami bwo mu ijuru. Kuko yaba Imana idakunda umuntu, iba yararimbaye Adamu na Eva muri Edeni. Imana yiba idakunda umuntu, iba yararimbuye Gahini igihe yicaga murumuna wa Abeli. Niyo mpamvu nakubwiye ngo hose yihesherezamo iki? Icyubahiro. Amen, amen. Ikindi Yesu umupira ubwo Adamu Eva yawurenzaga, Yesu yaje kuwurengurira muri Mariya, utarabana n'iki? N'umugabo. Gusa urumva atari kimwe kuri kimwe. Satani we rero yawurengereje ku mugore, ashuka isi yose, ariko Yesu acungura isi yose. Amen, bivuga ngo kujya mu ijuru ni ubushake bw'umuntu, atabishaka akarimbuka. Ni ubushake bwawe, iyo wanze urarimbuka. Nuko biri, nuko kuri. Puwe entre. Amen, amen. Kuko itorero bisobanura umugore. Nujya wumva itorero ni umugore, niwumva itorero ni umugore n'umugabo, none se itorero ryari kubaho umugore n'umugabo batariho? Ryari kubaho? Bivuga rero Yesu uko ari ejo n'uyu munsi niko ari, ntahinduka. Intambara zaba ntahinduka, zitaba ntahinduka, kuko icyubahiro cye aragihora. Herutse kubwira Aburahamu ngo mbwira, herutse kubwira Mose ngo mbwira ngo aba bantu bose mbarimburiye mu butayu. Muremera abandi. Mose buri umuntu ubana n'Imana avuguruza Imana, nubwo abantu batabyemera, ariko avuguruza Imana. Ayivuguruza gute? None se bisabye uti Imana ibi nibibe, njyewe kugira amenye ko nahamagawe nawe, ahubwo bibe mu butware bwawe, kuko nciye bugufi imbere yawe. Icyo kintu Imana wari uzi ko irakuruka igakora cya kintu yisabye. Imana n'umuntu baruzuza. None se kimenye uburyo ikunda umuntu. Uzi ko umuntu yamubabariye akihana agasaba imbabazi, ariko Satani atayibabariye. Urumva ubutwara umuntu afite, Imana yamugiriye urukundo, icyizere yamuhaye, ariko akagipfusha ubusa. Abandi bagakoresha imbaraga z'isi, bagakoresha amabombe na zaki, ikabareka. Ariko wari uzi ko Bibiliya ikintu natinye nuko ijambo avuze ngo inkota, uwicisha inkota nawe azarangiza ayicishije. Bivuga ngo akebugeramo niko Imana ikugereramo. Niba uri uwo gukiranuka izabana nawe, niba uri uwo gukiranirwa izagutwara uko ukiraniwe. Ariko ni wowe wo guhitamo, ni njye wo guhitamo.
rero Imana ibagirire neza kandi bishimire, mbabwira ngo nimuhumure. Iherutse kubwira umugabo umwe ngo ndashaka kugutuma, ngo ashaka, ndamubwira ngo genda nzabana nawe, ngo ariko ngo ashyuhijwe n'umuriro, ngo yumvije agurumanya, aravuga ngo noneho Mana ndaje untume. Ntabwo buri Imana ishobora kugutuma wowe utari wabigiramo uruhare, ntibibaho. Igufata ukuri nyine cya kibumbano yabumbye ikagitwara uko kiri, ariko nacyo kigahesha Imana iki? Umugisha. Ariko cyo kikiyima iki? Umugisha. Uzareba abantu bubaka inzu bakavuga ngo ni nziza, none inzu koko ni nziza, ikibazo ni inzu nziza cyangwa uwayubatse niwe wakagombye kuba mwiza kurusha inzu. None ikibazo inzu urayihindura nziza wowe utaraba mwiza, ubwo urumva uburyo abantu bari kwicira urubanza. Haleluya, amen. Bisaba ngo duhinduke rwose, tubone guhindura. Tutarahinduka niduhinda kubaka inzu nziza utaraba mwiza, ubwabyo nta kibyo bifashije Imana. Igifasha Imana ni uko wubaka ahantu hose hakaba heza kandi Yesu ahibonamo. Rero Imana ibishimire kandi bagirire neza. Iryo ni ryo jambo nari mfite kugira ngo tubane n'Imana. Rero uravuga ngo waragerageje, iyo baherutswe kugeragezwa ariko yarihanganye arongera arakubirwa, nawe rero wigire. Haleluya, Yesu ene topere voresire. Haleluya, amen. Ndagira ngo nkubwire iti kizakujyana mu ijuru urayikatisha uyu munsi uriho, ntabwo uzayikatisha hirya yuko wapfuye. Oya, ntibibaho, garukiraho. Wicika intege, kuba bakwibye wicika intege, kuba wambaye ubusa wicika intege, kuba ntawe ufiteho kuba wicika intege. N'abandi ntaho bari bafite, hari n'ababifite ari amavaze gusa, n'abari amavaze. Ariko we niba ufite gukiranuka, Yesu azagukubira. Haleluya, amen. Yesu azadukubira. Uko yari ari ejo n'uyu munsi niko nta yindi, kuko bukeye uko bwije aho ruro ari ukwari. Rero Imana ikwishimire kandi Imana ibishimire kandi bagirire neza. Naje kubabwira ngo nimwihane muhinduke, kuko umuntu utihanye ngo ahinduke, Bibiliya iravuga ngo ni umupfubwe, kandi ikintu cyapfubye ntabwo wakirya ngo bishoboke. Nubwo ugipfu, hari ibidapfubura. Ariko umuntu we Yesu yaramwitangiye. Niyo mpamvu rero umuntu ahenze kuruta ibyo akora ibyo ari byo byose. Amen. Menya kuri uw'agaciro, menya ko uruta marijani, uruta yasipi, uruta maragido, kandi n'amabuye y'igiciro. Ayo wowe uzayagenda hejuru, ariko yo ntiyakugenda hejuru. Haleluya, amen. Rero Imana ibagirire neza kandi Imana ibishimire kuri official. Kubahetsi official. Kubahetsi official. Amen. Muri abambere. Imana ibagirire neza, amen, kandi bishimire. Umugore ni umwamikazi, haranira kuba umwamikazi. Amen. We kureba ngo ngengo na runaka yararwubatse. Oya, ubaka urwawe ruzaruta urwa runaka wabonye. Wishaka kubakira mu rugo rw'abandi. None se ubwo niba warwana nawe uzajya kurwana? Niba se umwe aca inyuma undi, nawe uzajya guca inyuma uwawe? Bamaso, wirinde. Iki ni igihe cyo kwirinda, nizo ngororano tuzagorora. Amen. Wari wabona uhembwa umushahara atawukoreye, ariko Imana ishobora kuguha ibyo utakoreye kuko wayinejeje. Amen, amen. Haleluya. Niba umwana w'umuntu umugura, ariko Imana ntabwo yigeze ikugurisha, mu ngobyi yayo ntiyakugurishije,
mu mwuka wayo ntikugurisha, ariko ikinangaza umwana w'umuntu ararenga akagurisha iby'Imana yamuremye. Tube maso rero, niyo mpamvu Yesu avuze ngo dukiranuke mu bike, dukiranuke no mu byinshi. Ariko ubundi umuntu witwa umufarisayo ni mbone umufarisayo, izina umufarisayo dusobanurire izina umufarisayo. Urakoze cyane. No ku bantu bazi amategeko ariko kwica ubundi umufarisayo mumenye, unanabimenye, nuvuga ijambo ry'Imana atari ryakora, niwe mufarisayo. Umufarisayo nuvuga ijambo ry'Imana ariko atari ko kurikoreramo, ahubwo ashaka iki iryo jambo riza, niwe mufarisayo. Ni nawe Yesu yahanganye nabo, ntabwo yigeze ahangana n'abatari bamumenye, ahubwo abatari bamumenye barihana. Na Yohana umubatiza nibo yahanganye nabo, abita abana b'inshira, bari guhunga umujinya wa Kristo ugiye kuza. Hanyuma ijambo riratubwira riti ngo abafarisayo bari bazi amategeko ariko kuyica bakaba bambere. Yego cyane. Ngabo bameze nk'ibituro. Yes. Bitagaragara. Dusobanurira ibituro. Amasobanuye ndagira ngo mbabwire n'uyu munsi barimo, kuko arashaka kurata ibyo akora kuruta kwimenya icyo ari gukora. Ararata imirimo akora ariko ntashaka kumenya ibyo ari gukora. Ngaba abafarisayo. Igituro nyine ni ukuba uriho uvuga ko unezeza Imana kandi yikubona kutariho. Nicyo gituro. None si igituro wari wabona gitukana? Ariko ndagira ngo nkubwire igituro muntu kiratukana. Rero niyo mpamvu nababwiye ngo ni wowe wo guhitamo kandi ni wowe wo kwizera. Rero ndagira ngo mbabwire ngo tube maso kandi Imana ikomeze kutwubaka kandi tugirire neza. Ndongera ngo usubiriremo, umufarisayo cyangwa umusadukayo n'umufarisayo ni bamwe. Umwe yemeraga umuzuko, undi ntiyemera umuzuko. Umwe yemeraga iby'amategeko, undi akemera iby'umuzuko. Aba bose rero ni abahakanyi muri Kristo. Ndashaka gusobanukirwa n'iri jambo rivuga ngo ibituro bitagaragara. Ntabwo nari nabyo. Ibituro bitagaragara niriya mvi birimo umuntu ariko ntabe yagaragara. N'uyu muntu uvuga izina rya Yesu ritamurimo, atari kumwe na Yesu, abameze nka kiriya gituro ngo bakakigenda hejuru ngo batabizi. None uyu muntu rero ibyo azakora byose avuga ko ari uburenganzira bwe, akibagirwa ko hejuru y'uburenganzira bwe hari Imana yamuremye umukono. Imana iguha umugisha cyane. Hanyuma ubuhanuzi burimo butambuka buvuga kuri ADPR cyane, kavuga ngo hari abayobozi ba pasiteri, abarimu bagiye kwirukanwa nanone. Reka tuvuge ko ari icyiciro cya kabiri. Ibyo bintu wowe urabivuga. Urakoze cyane. Nge ndagira ngo nkubwire n'uyu munsi isengero nakubwiye ko zidahari. Igihari ni intuza, ni umushinga wa Antikristo ari gutegura kugira ngo asenye ubwami bw'Imana. Kuko ari Imana ikorera mu bantu na Satani akorera mu bantu. Ubisoma abyitonde. Na Antikristo urashaka gusenya imbaraga z'abera kugira ngo anyeganyeze abera be kwizera, ahubwo barimbuka ari benshi. Ariko birivuze ngo iki? Ngo n'abishushanyije muri we bazasohoka, ngo ariko intama ze zizaguma muri we. Nk'uko Daniel yagumye i Babuloni kandi akaririra umurimo w'Imana i Babuloni, kandi barimo baramubeshera kandi akagumya akabikora. Natwe rero nicyo dusaba nk'Abanyarwanda bamenye Kristo. Bitagenze gutyo
twazashituka tubaye n'abandi. hanyuma uyu munsi wa none hari abantu benshi mu nsengero barimo baragenda bakarenganyirizwa mu nsengero, bakagenda bakarenganyirizwa mu nsengero, ukumva ngo runaka bamuhagaritse kandi bamujijije ubusa. Abo bantu bo wabahumuriza gute cyangwa se wabagiriye iyihe nama? Yesu urakoze cyane. na Yesu buriya baramuhiritse. wibuke igihe bamufataga bavuga ngo arigereranyije, bakajya kumuhirika mu manga, barangiza bakamubura. Bundi biravuga ngo niba wabimenye hunga dapfa. Bano ntibashaka ngo arashaka gutega agahanga bazakamene. Oya, hunga. Nanjye numva ko wambajije ngo nabaye pasiteri ngo ntarasengewe muri ADPR. None si iyo nahunga bakaba bari kuntenga mba narasengeye. baragutenze. Ndavuze ngo iyo ntahunga bakantenga mba narasengeye, mba niho umugayo. Ariko bantenze babonye yuko nasohotse mu ishuri kandi namenya amayeri y'umurimo w'Imana, nkamenya n'amayeri y'iki y'ubujura buba mu nsengero. Niyo mpamvu rero bazakurwanya. Ibyo bita ko atari ibyo wowe bo babyita ko ari byo. Urumva se muzahuza? Rero niyo mpamvu Yesu avuze ngo ndabizi ihangano ugeze kugupfa. None se urumva wihangana ukageza kugupfa ntabyo uzaba uri kurwana nabyo. Ariko reka nkwaza aka kantu gato buretse. Ubu umuntu aje akagutereta, nubwo uri umuririmbyi uri umuhanzi ukabyemera, ntago yajyamo. Ayo mupira yawe. Niyo mpamvu rero nkubwiye ngo ni wowe kwiyobora kandi ukayoborwa n'Imana, kugira ngo babyumve neza. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bivuga rero umuntu agushwa n'agakina ashaka kandi akomezwa n'umukino ahagazemo. Okay. Haleluya. Amen. Zanabe enokutala zanangede wa. Yesu ni muzima kandi abereye muzima bazima. Abapfuye arabakiza, bakanga bakapfa. Niyo mpamvu avuze ngo ntawe azaciraho iteka, umuntu niwe uziciraho iteka. Rero Imana ibishimiye, Imana ibagirira neza. Usa wibwiye ngo umuntu ambwiye ngo ngwino narangiza nkagenda, ubu wari uzi ko ntemerewe kujya gusura umuntu? Pasiteri cyane. gute iyo nsenze Imana nkumva imbwiye ngo ntugende singende, cyangwa wumvise ijwi ry'Imana. Uyu muntu urumva azasigara agira ikibazo cy'uko nagize namubeshya. Kubera iki? Kuko umwuka undimo utandukanye n'umurimo. Rero abantu banze kumvira Imana, ahubwo barumvira abantu cyane. Muri uriya mwaka washize wa 2023 nageze ahantu bavuga ngo ngiye gusura abantu twasenganaga. Irangije irambwira ngo itonde, ngo niba utitonze urarya ikirozi kandi ntuzagikira, kandi urakinywa mu mata y'igifute, uzumva kiryoshye ariko uzi ko byatumye mbireka. N'uyu munsi abantu bakavuga ngo ndi umugome, ariko nari umugome. Gendera ku itegeko ry'Imana kuruta kugendera ku itegeko ry'abantu. Hoya kugira ngo wumvire umuntu uzumvira Imana. Yego. Aho rero niho nkura inganzo ya Kristo. Hanyuma tugana ku musozo, Pasiteri. Aba bantu babaye ba Sanibarati, aba bantu babaye batubiya ndetse n'abagesheho, abantu batari mu murimo neza, abantu barimo babivangavanga, aba bafarisayo, wabagiriye ihe nama? Aba bafarisayo ntibagirwa inama, nta nubwo wabashobora. Icyo ukora ahubwo wowe urabirinda ukabana nabo, kuko utabirinze ubakurikira mu nzira zabo. Okay. Urabirinda kuko iyo utabirinze ubakurikira mu nzira zabo. Okay. Hanyuma Imana iguha umugisha, Pasiteri. Wasengera abantu b'Imana
kurikirana ku Bahetsi official. reka dusenge babwira ngo nimuhumure. Ikindi ntimugire ubwoba kuko umutima w'ubwoba Yesu yarawutumaze. Ikindi uwe witeguye gusubiza mwene si ijambo ryose azakubaza, ryaba ryiza ryaba n'iry'ipfabusa, n'iryo tegeko Yesu yadusigiye. Rero wireba ngo niba ari kibisi uzakijyamo ngo nuko ngo musengane, oya, wowe wirinde muri byose. Mu izina rya Yesu rero Kristo wabambwe ku musaraba akaducungura, komeza kubana natwe, umwuka wera w'umuyobozi, icyubahiro kibi cyawe none n'iteka ryose. Amen. Pasiteri, hari umuntu ushobora kwifuza kuvugana nawe, akifuza ko wamusengera, wamuramikaho ibiganza, dore ko wasengeye uri mu pasiteri, kandi mwebwe muba mubyemerewe, muri abatambyi. Hari umuntu ushobora gutekereza akavuga ati reka pasiteri andamburireho ibiganza, watambutsa nomero yawe ya telefone. Urakoze cyane. Ni 0-7-8-8-50-40-14. Rero Imana ibagirire neza kandi bishimire. Amen. Murakoze cyane. Ciao ciao. Ciao.